turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Twizere ko muri amahoro, twizere ko mushima Imana. Tubaye ikaze mu gitondo cy'umugisha cyo kuri wa gatandatu mu isengesho ry'umunsi ry'ubuhanuzi. Kumwe na Prophet Robert Wakunda. Twegereje abantu mwese mwageze online. Imana iho umugisha kandi kubana namwe n'umugisha. Ndagusaba aho hageze gusharinga. Ushobora kurareka abantu bakaza kubana natwe muri isengesho ry'umunsi ry'ubuhanuzi. Reka tubanze dusenga hanyuma twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe kuri uyu munsi wa none. Mana turagushimiye kuri Imana ifite imbaraga, dushimye neza yawe, turagushimiye ko bucya amahoro kandi turagushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Izina ry'Uwiteka nirishigwe hejuru. Bana natwe muri isengesho ry'umunsi kandi uyu munsi turi umunsi udasanzwe kuri wa gatandatu, imbaraga zose tugote mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka dusome ijambo turi busange muri Yobu ibice 5 n'umurongo wa 12. Yobu ibice 5 n'umurongo wa 12. Haravuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imigambi yazo. Ndagira ngo dusenge muri isengesho kuri umunsi wa none, mubwire ukuntu Imana ije kwica imigambi y'incakura, cyangwa se Imana ukuntu ije kuburiza imigambi y'abana b'abantu. Mubwire ukuntu Imana ije kunaniza imigambi yose ya Satani, cyangwa se imigambi y'ibitero byose biri guhagurukiye. Ijambo ravuze ngo yica imigambi y'incakura. Iyo ni Imana. Uyu munsi Imana yo mu ijuru, Imana ifite imbaraga, ize yica imigambi y'incakura iri ku buzima bwawe. Yica imigambi y'inshuti zitakwifuriza ibyiza, yica imigambi y'inshuti zikuryara. Imana ize yice, kuko yo buriya twe ntabwo dushobora kumenya ibidwiga n'abatuhiga n'abaturwanya, ariko Imana mu Mana bwayo yica imigambi y'incakura. Uyu munsi wa none Uwiteka ndakwifuriza, Uwiteka aze yica imigambi y'incakura, atesha agaciro bitavuga Imana kuri wowe, aburize imigambi yose yabanze. Iri sengesho rigira ahantu rikugeze, iri sengesho rigende rikurwanire, byica imigambi yose n'ibitero byose byari guhagurukira mu izina rya Yesu Kristo, ngo kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Nango Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo idasohoza imirimo yayo. Imana yica imigambi y'ibiduhiga, yica imigambi y'ibiturwanya, yica imigambi y'abiduhagurukiye. Imana ijya ibyica bitaratugeraho, Imana ijya ibitatanya bitaratugeraho. Ndagira ngo uyu munsi wa none, uyu munsi mbere y'uko uyu mwaka urangira, Imana yica imigambi y'incakura yari iri ku buzima bwawe. Imana itesha agaciro ibitero byose byari guhagurukiye, yica imigambi y'incakura. Uyu munsi nagira ngo uyu munsi wa none rero wowe nkurikirana, Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo, Imana yica imigambi y'ibiguhiga, Imana yica abana bakwifuriza ibi, Imana yica imigambi yose ya Satani nabo bakorana bose ku buzima bwawe, kugira ngo Imana ibikora idasohoza imirimo yazo. Ndagira ngo uyu munsi wa none imigambi ya Satani yari ku buzima bwawe, Imana niyemere ko isohora, ahubwo Imana isohoza icyo yakuvuzeho. Uyu munsi wa none Imana iburizemo imigambi yose y'ibiduhiga n'ibiturwanya, imigambi yose y'abana, Imana yiburizemo nisohore. Imana yica imigambi y'abarozi, ibyo bari bagambiriye, ibyo bashakaga, ibyo barimo baragutekereza cyangwa se barimo baravuga ati tuzamukora ibi, Imana ibyica yiburizemo. Ahubwo icyo Uwiteka kuvuzeho, Imana igisohoze mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifuriza guhura n'Imana kuri umunsi wa none, kandi Imana yica imigambi yose ya Satani iragurukira ubuzima. Reka dusenge Imana. Mana y'Isaka, Mana ya Aburahamu, urakwire kandi urahambaye. Turagushimiye yuko uje kwica imigambi y'incakura yari hagurukiye ubuzima bwacu, yari hagurukiye iterambere ryacu, cyangwa se ibyo twari turimo turatekereza kugeraho mwami. Reka mwami uburize imigambi yose y'incakura kuri uyu muntu umurikiranye, kandi Imana uburize amaboko yazo adasohoza imirimo yayo. Bisobanura ngo Imana ibyo uragambiriye byose nibisohore. Ahubwo mwami ndagusabye ngo icyo wavuze kuri uyu mugabo gisohore, icyo wavuze kuri uyu mukobwa, uyu mumama, uyu mugore gisohore mu izina rya Yesu. Tugushimye ko twumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana iho umugisha kandi Imana ikomeze kubagira neza. Wumve ko uyu munsi Imana ije kwica imigambi y'incakura, imigambi y'abanzi ku buzima bwawe. Rero mugire wa gatandatu mwiza, nuze kugira udakoze subscribe cyangwa se abone ndetse no gusharinga mu nshuti zawe. Mugire ibihe byiza kandi murekera kuzaza kubana natwe ejo ku cyumweru. Dufite amateraniro adasanzwe azatangira saa 7 ku rusengero. Ni byiza kuza kubana natwe tukaramya Imana, tugahimbaza Imana. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.